Murakaza neza kumenya ICT TV, muri kumwe na Francis Xavier Physician Hirwe. Tugiye kurebera hamwe akantu k'ubwenge kandi dufite uko tujya dutanga network report cyangwa uko abantu bagiye kubereka uburyo umuntu yatanga raporo ya network akoresheje telefoni cyangwa akoresheje mashini. Tugiye kubireba. Leta dufungure browser yacu, dushake browser dufungura yacu haba kuri telefoni cyangwa kuri mashini. Nitumara gufungura browser runaka dufungure Chrome, nitumara kuyifungura tuze twandikemo hano muri ICT, urubuga bita ict.reb.rw, ict.reb.rw, tuyikande dufungure. Nituyifungura ikarodinga ifunguka, yamara ifunguka imeze gutya ikwereka browser. Hano kuri mashini uza hano handitse ngo connectivity report cyangwa ukaza kuri OGNI3 report. Aba ni abafite fibre optique za mbere bajya bakoresha fibre optique. Aba connectivity ni abafite 4G na fibre optique za smart project. Ubwo hano kuri telefone uza hano ku tudomo dutatu kugira ngo ubize ukazuminga kugira ngo bibone, ukahitamo ya connectivity ubone kuri telefone. Abafite mashini rero bakoresha mashini uza hano kuri connectivity ukakanda, kimwe no kuri telefone ugakanda kuri connectivity report, ukabona screen yerekana aho typinga izina ry'ikigo, ugahita typingamo ikigo cyawe, ni ikigo cyawe ugahita gitayipingamo, ugatayipingamo izina ry'ikigo ugiye gutangira raporo. Ubwo tuvuga ba IT cyangwa ba directeur cyangwa ba dosi, ugakanda kuri search. Iyo ugeze kuri search uhita ubona icyo kigo naho giherereye n'umurenge na email iriho, ukareba n'ubwoko bwa internet mufite type na internet type dufite turi kubibona. Umaze kubikora ukora kanditse continue, ukareba ukwezi utaratangira network, uhita kuzamo neza ugahita ubona ukwezi utaratangira network. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwa kane ntabwo turatangira raporo, ugashaka ukwezi kwa kane. Iyo bayikoresheje ujya submit, wakujya submit bahita bohereza token kuri ya email. Kuri iyi email bahita boherezaho token cyangwa kuri nimero ya telefoni, ugahita ubona ntuza bakoherejeho token, bakoherejeho igaragaza ko umubare uzakomezaho. Iyo token ukaza kuyifungura uyibona kuri message kuri nimero ya Airtel cyangwa kuri nimero y'umu IT, ugahita ubona link. Iyo link bohereza kuri email imeze cya cyangwa ukayohereza kuri email, bayohereza kuri email bakanohereza no kuri nimero y'umu IT cyangwa directeur y'icyo kigo, ukayikandaho. Iyo link ushobora guhita uyikandaho haba muri telefoni cyangwa kuri mashini. Umara kuyikandaho uhita kubaza ko wabonye network muri uko kwezi. Iyo wabonye network muri uko kwezi ugira ute? Iyo wabonye network muri uko kwezi ukanda handitse click here, uhitamo handitse click here. Iyo utayibonye ukanda handi ko utayibonye. Ariko iyo utayibonye ukitse aho utayibonye hari ibyangombwa gusaba kugira ngo ubya-uploadingemo. Iyo uvuga ati enda network yagize ikibazo muri uko kwezi ntabwo twigeze tuyikoresha, hari supporting document gusaba kugira ngo uploadingemo. Nimara kujya giye ko nayikoresheje ndahita ngirika kuri iyo ngiyo kuri link yaje kuri nimero ya telefoni, bahita bambwira ngo wonderful. Ni ukuvuga ngo nsubira inyuma nahita mbona bitanyohereza na message ivuga ko maze gukora submission. Nkahita mbona link nakoraho report. Ubu ni ukuvuga ngo nisubira hano muri internet kuri mashini areba ndasanga nagiye gute nayitanze. Hano urabona ko nta kintu bari kumbwira ngo natanze raporo, bampaye link ndi bukoreho iyo report yerekana ko network uko kwezi nagutanze. Ukaba iyi link iri wa downloadinga cyangwa ukayikirika ukafungura kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kubona iyo raporo y'uko kwezi. Cyangwa ukajya bahita banohereza no kuri email y'ikigo, ya email y'ikigo kuri email y'ikigo niho bahita bayohereza,
ukaba wagenda ukayidawunilodingaho kugira ngo werekane ko raporo y'uko kwezi uyitanze. Mbibutse ko ugomba kuyitanga bitarenze itariki 30 ngo ntatinze, kugira ngo ukwezi gushize kwa 4 imbe nayatanze raporo. Murakoze murakarama. Ni ukuvuga niba mbereka uburyo batangamo raporo ya network uri gukoresha, yaba smart yaba n'izindi zose.